mbona ko ari viza. Ati kuko nageze gufata message yandikira umushuti we amubwira ngo uriya mugore njye nabana n'uriya. Ati uranyobewe. Ati njye uranyobewe. Ati ikintu mushaka ni papa nimara kubibona. Ati nta nubwo azigera ambonera irengero. Ati asenge gusa nzatinde kubona. Ati ari ku ipapuro nzarara mbonye zahita mbura. Hello family and friends, mumeze mute? Tubahaye ikaze kuri Muhoza Real Talk. Niba bwa mbere dusuye tuguhaye ikaze, nibisanzwe dukurikirana urisanga kandi niba uri mushyashya kuri channel yacu, you are more than welcome. Dukunda abantu angaha ni babo abantu. Ukaba uri mushyashya rero wibaza ngo hano dukora iki, dutanga inkuru duhabwa namwe abantu mudukurikirana, twarangiza tukazibavugira cyane cyane ko ntifuza kugaragaza amasura, umuntu ashaka kwimvovinga umuryango, umuntu udashaka gushyiramo ikintu cyose wumva udashaka kwimvovinga n'ijwi ryawe, ariko kuba ufite inkuru, ukumva ushaka kugira icyo uvuga, ukumva ushaka kumva inama, kumva aricyo ushaka kuvuga, uraza ukambwira nkagutangira inkuru yawe nk'uko wayimpaye, then nakaguha inama, ibitekerezo, ukabonamo n'inshuti, ibintu byinshi bitandukanye. Reka rero dukomeze gutanga inkuru yawe n'igitekerezo cyawe, si ngombwa ngo ube exposed ngo ube ugaragara isura yawe, amazina yawe, aho ukomoka, atangira uvuga ngo ndora mukobwa ko runaka, oya si ngombwa. Urashobora kubivuga uciye kuri Muhoza Real Talk tukabikuvugira, kandi ukaba ubuzima bwawe n'ubundi still bukiri privé, ariko kandi icyo ushaka kuvuga kigasohoka. Iyo ni mpamvu twakoze iyi channel. Twihute rero, uti byagenze bite, bimeze bite, uzanywe n'iki inkuru no munsi. Nahawe n'umukobwa yambwiye ati njyewe ndi umukobwa, ndagushimiye mukobwa mwiza wangize ukampa inkuru yawe, ubuzima bwawe ukabinsangiza. I do appreciate that. Umuntu wese umpa inkuru ye ndabyubaha kandi ndabishima. Iyi no munsi rero ntabacishije hirya no hino, nuko byagenze. Ati nakundanye n'umuhungu, turangije gukundana, kumwe uyu uri muri Afurika ukibana n'umuntu, ati wumva ufite agakurashe ku muntu, nyine murabizi namwe, ukumva umunyeshuri mwiganye cyangwa umukobwa wabonaga ukabona nyine wamukunze. Ati njye nabonaga umuhungu nkavuga ati uyu nguyu niwe byose byanjye, donc nkumva ndamukunda, ariko bya bindi byo mu buto nyine udukurashe tudafite icyo twangisha. Ati namukunze mu butoya, ariko umuhungu ntitwigeze dukundana, sinabimubwiye nawe ntabyo yigeze ambwira. Maze kugera ino, kwa kundi abantu muburana, umuntu agatangira kukwandikira. Umuhungu aranyandikira ambwira ati se ko wabuze, umeze gute, umere gute? Ati tanya kunyanganiza, ambwira ati shati ni ukuri warabuze, atari ko uba he, utuye? Turaganira, ambwira ati mba muri Amerika. Oh wow, dutangira kuvugana nk'ibisanzwe. Hati tuvugana nta yindi interest, nta kindi kintu kiri behind, gusa ariko nyine ndi hano. Uko tugiye tuvuganye, umuhungu agenda anyiyumvamo. Kunyiyumvamo kwe agira ngo ampropose ko twakundana. Nuko mu kubimbwira kwe, njye numvaga mbega asa nkaho yorosoye wabyukaga. Njye deja n'umudere nkimukunda kandi namukunda kuva kera. Tanumva nyine baye byiza no nkuko bimuturutseho atari njye ubyivugiye. Ndavuga ati Imana ishimwe ko ari ubyivugiye, you know, why not? Ko n'undi namukundaga kuki se nyine ndamwemerera, nta muntu nari mfite, turakundana bigera kure, aho tujya gukora ubukwe. Turagenda dukora ubukwe, imiryango yose irahura, ubukwe bwubahwe. Ubukwe imiryango yose irahura, dukora ubukwe. Turangije gukora ubukwe ndagaruka. Maze kugaruka ati njye nayo mfite inzu yanjye naguze hano. Ati namaze kugaruka nagiye naraguze inzu, nayo mfite inzu yanjye nayo mfite ahangaha ntuyemo, inzu yanjye nariragamo abantu nyine bafite ibibazo byo mu mutwe. Umugabo aje byarihuse pe kuza kwe, ariko nyine njya mudekara, njye yakoze everything kugira ngo aze. Biriya ibintu bya process zose basaba n'iki byose nyine kugeza aje. Arangije kuhagera, tugiye kumufata ku kibuga, turamwakira, umugabo araza. Umugabo akimara kugera mu rugo, amaze gukaraba, amaze kurya, amaze kuruhuka, amaze kumwitaho nk'umuntu nyine nawe ugiye kuba n'umugabo we bwa mbere, namwiteguye, nahashye, nahamagaye inshuti, nakoze buri kimwe kumubizi nawe wabigenza. Ati nanjye nabikoze. Ndangije kubikora, umugabo araza. Guess what? Yamaze kugera mu nzu arambwira ngo ntabwo ndi burare hano. Ati ndajya kurara mu cyumba kindi cy'abashyitsi, ngo twaravugana ibintu byose yari ayizi. Ibintu byose yari abizi. Ndajya kurara mu kiriya cyumba kindi kiri empty. Tuzavugana ejo nzakubwira, atari ko kajya kuryama arandufuka. Ati mbabarira. Nta kibazo. Numva ariko birambabaje. The first night,
ariko cyagera ananiwe nyine ananiwe, ariko nibwo cyagera nanjye nifuzaga ko ndi kumwe nawe nkamubona, kuko nawe nicyo gihe nawe aje. Ati umugabo ati wapi, ati ndagiye. Okay, aragenda. Arangije kujya kuryama, mu gitondo abyutse abyuka asanga nateguye icyayi namushyira ibintu aho ngaho. Atarangije arambwira, arandeba mu maso arambwira ati umva nkubwire rero, kugira nkubwire ibintu bimeze bityo, njye nawe ntabwo tuberanye, ntabwo nkwiyumvamo, ati nta n'ubwo njye nawe twabana. Kubyumva? Ati ntabwo tuberanye, ntabwo nkwiyumvamo, ati nta n'ubwo njye nawe twabana. Ati rero kubera iyo mpamvu ngiye kuba mu cyumba cyanjye hariya nzagumamo hariya, ati ariko ntabwo nzaza kubana, ati rwose umbabarire njye ntabwo nkwiyumvamo. Uri kumva? Ati ngo muri koma, ngira depression, ntangira kujya nirirwa ndira. Umugabo yaraje ahantu akabona mu nzu turi kumwe n'umugabo aba mu cyumba cye. Uri kumva? Ati ngo se uyu muntu ibi n'ibiki byabaye? Ati niba ari umuntu uzi kwihangana Yobu, ati nzi kwihangana. Yambwira ati sindi kwitaka, ariko nzi kwihangana. Ati umuntu wese wambaza yanyita kwihangana. Ati narihanganye, ndihangana, mu gitondo nkajya mbyuka nkajya mu kazi nta n'ijambo tuvuganye, akazi urakumva njye nako kwita kuri abo bantu bari muri iyo nzu. Ati nta n'ijambo tuvuganye ukarinda abwira. Tipe yibereye mu cyumba akagenda akifungirana akaguma, akabyuka aje kurya akongera agasubirayo. Ababyeyi banjye tubanaho nanirwa kubabwira icyambayeho. Hari ikintu kikubaho wowe kikubaho, hari ikintu kikubaho ukumva nta hantu ufite bagihera cyo kukivuga. Ati ndavuga iri jambo nzaribwira mama mubwire ngo ntabwo bishoboka. Ndaceceka, ndavuga ceceka, azahinduka azakira ceceka. Ndaceceka. Hashize iminsi ingahe naracecetse. Ati ngiye kubona mbona wa mugabo atangiye gusuzugura ababyeyi banjye n'abavandimwe. Ati bavandimwe banjye agera mu nzu akabasuzugura, ati mama muje gusakuza mumbuza amahoro, ati mumuze gukora ikintu buri munsi. Byagenze biti? Atarasuzugura barabona, arambwira ati barabigeze mu rwanda, arambwira ati tuvugane, umugabo yabaye iki, nikure mubayeho. Ati ko ashihura abantu bose, wowe mu rugo mumeze muti? Niba ashihura agashura abantu na nyuko uko arimo n'abana n'abara mu kazi be barimo akabashihura gutyo just like that, wowe mubanye mu nzu bimeze biti? Ati icyo numvise basa nkaho bankubise nk'icyuma mu mutima. Ati numva ibisebe byose biriye gusa, ati numva ibintu byose bibaye nabi. Ndavuga ntabwo uriya muntu tubanye, uriya muntu araje yitera mu cyumba cye kuva yaza from day one aba mu cyumba cye. Secondly yambwiye ko tutaberanye, tutabana, njye ntari type ye. Ati ntabwo tuberanye, njye ntabwo ndi type ye. Ati ibyo bintu yambwiraga ntiyatinyaga kwimpa muri message pe, akanya umvuga ati se tuzaza kujyana nako abantu badusabye badutumiye, ngira ntabwo twajyana, ntabwo tuberanye, ariko ntabwo ndi type yanjye. Urumva? Atakambwira ibintu nkabibona nkabona message nkavuga ati ibi ngibi ntabwo bishoboka. Urumva? Atariko ndabyihanganira. Nari mfite umushuti wanjye arambwiraga ati ibyo bizarangira nama bamuhira mwihorere, narangiza kumenyera igihugu atazatuza ajye ku murongo abe nk'abandi. Ariko ntabwo ariko byagenze. Ati umugabo yarananije, arananiza uko yabishakaga, bigera aho ngaho noneho numva neza mbaye umusazi. Avuga ati okay, umuryango wanjye yarasuzuguye, message zimbwa ko tutaberanye narazibonye, agasuzuguro ko kuza kibana narakabonye, igisigaye nta kindi kintu ngomba gukora, ngomba gutandukana n'uyu muntu kuko nagize amahirwe ntitwanabyarana, nta mwana uri involved, azagenda akomeza ubuzima bwe, nanjye ndasigara nkomeza ubuzima bwanjye. Ikintu nakoze nafashe umuloya ntangira process za divorce. Process za divorce zanjye ati zari zoroshye cyane kuko nafite proof zose muri message, nta kintu kimwe atampaga muri message, nta audio atampaga anuka. Ati ikintu cyose wumvaga ari gukoresha kugira ngo exposing feelings ze yarakimpaga, nari mfite proof zose. Atarambaza umuloyi uri sure kuva yaza ntiyigeze ajya mu cyumba cyanyu yagiye kwibana, ati ntabwo ari ibintu tudiskitaho ngibi. Urumva? Arambwira ati nuko bimeze. Ati sawa, reka tutangiye process ya divorce. Turatangira. Ati ibipapuro biraza, ndabifata ndabimuha, ndamubwira nti ngibyo ngaho ubwo uze gusinya dutandukane. Ati gucyo umusize ukuntu ngo yari yamubwiye ngo ntago bari kundi ngo uragaturage mutazi no kwisiga makeup, utazi ngo n'amaparufe abandi bayagurira. Ati kandi ntago ndi umuntu w'umuturage ku buryo ati parufe ndayikoresha, nshobora kuba ntakoresha izo ngizo z'aba masire yize cyangwa se izo we yifuza atari zo nkoresha, ariko parufe zanjye ndazikoresha. Ikindi sambwira ko akantu ka parufe ati kuko nakegereje roho numva ko bisa nko kumbwira ko nuka, ambwira ko donc ntazi kwitera parufe mbana nawe ko yibera hirya iranjye nkibera hirya, ibyo bivana. Ataransuzugura, aransuzugura
amakinga sure ko mbifirinze ikintu cyitwa agasuzuguro. Urumva umuntu ntabwo azi kwisiga makeup nkunda agaturage ubundi ubwo uzi kwisiga uzi kwisiga yazamuye ukuboko imbere ya pasiteri aravuga ngo tuzabana ubuziraherezo ngo ibi n'iki amafaranga yanjye nayikoreye saving y'imyaka yose nakoreye mu kino gihugu yose natwaye simvuze ko ntacyo yari afite n'afite ibyo yari afite ariko ibyanjye nanjye nari nabitwaye hazamura ikiganza avuga ko azabana n'umuntu utazi kwisiga akantu k'agaturage akantu bataberanye badakwiranye ibintu bitekereza ati mu bisukari yanjye neza dogeze ku gipimo cyo hejuru nzapfe nicwe n'agahinda kuno muntu mubona mu nzu abantu baza ngo mbana n'umugabo mu nzu tutabana abaturanyi n'abafekinze bitangiye kugenda binasohoka bikagenda bivugwaho ati numva bimaze kwanga gusa ndabizi ko isezerano atari kuzamura ukuboko isezerano ni mu mutima isezerano rikomeye ni riri mu mutima ariko riri mu mutima njye ntaryo nabona ibyo yanyerekaga byatumaga nizera ko isezerano riri mu mutima rifite nuko rero ati namaze kumekera igipapuro cya divorce umuroye ahita avuga yuko ukuntu bigaragara kuko nta byangombwa yari bwabone nibaramuka bemeye divorce azatama bamudeportinga amusubize hehe asubize muri Afurika ati rero ngo niho habaye ikibazo yamaze kumva ko harimo ubushobozi bwo kuba yadeportingwa atatangira guhamagara imiryango ye atangira ati nyina n'ikintu gikomeza ukuntu hari umuntu w'igitangaza ntiyigeze anafata n'umwanya ngo nambwira ati mbabara ku byabaye ati kandi mbere ko njya gusinya ibyo bintu nsubiye inyuma gato ati njye namagaye famiye ye ndayibwira ikibazo nagize umuhungu aribana umugabo ambwiye ko tutaberanye ati mbabwira buri kimwe umuryango uranyumva pe bantega amatwi atari ko nta gisubizo nageze mbona kizima donc yavuze ko azamuganiriza ko nta kintu kizima nabonye kuko icyo nabonye yarantusa nambwira ati wagasazi we umva umuryango wanjye ugukunze kundusha urukundo egera umuryango wanjye ngo bigende biti kuko arantuka pe ati numva nanjye mbaye se gute nyine numva nyine isoni zirangije n'agahinda karangije avuga ati kweri ubwo rero ibipapuro bya divorce bimaze gutangwa atangiye umuryango utangiye kujya umpamagara noneho ati wowe uri umuhemu ni gute wafata umwana ukamusubiza hari ahantu ati ibintu byose arafite byose arabigurishije kubera wowe ati yari afite utuntu twari afite n'imodoka ibintu byari amaze kugira i Kigali yarabigurishije agiye kuza ati ariko ntabwo yabigurishije kubera njye yabigurishije agiye kuza nase umuntu batakwiranye bataberanye ni njye yabigurishirizaga cyangwa yabigurishije muri expenses si ibintu byashakaga ati umuryango urambwira ati genda koko uratweretse umwana uramufasha umwambura ibintu byose yari afite agaruka ngaha ntazaba afite imodoka ntazaba afite inzu nta kintu na kimwe afite byose yarabigurishije none ubaye umuhemu ngo ntabwo wamwihangana ngo umubabarirane ngo mubane uhisemo kumudipotinga ati umuryango wambwira amagambo akakaye umuryango bakirwa bahamagara abantu bo muri famiye ye abari hanze abari mu Rwanda abari hehe ati inkoni zamba ati mubabarire nyir'ubwite nta nubwo arambwira ngo mbabarire ambwira ubuse koko ngo ibyo watekereje ngo ubonye aribyo bikwiye ni gutyo ntaranambwira ati mbabarira rwose ati inkoni zamba winyohereze nta kintu kimwe arabimbwiraho gusa ikiyemeza ko yapapye nuko asohoka hanze nkumva arimo arivugana n'abashuti ati nkumva ku telefone gusa umuntu wese bavuganye ni deportation mbega deportation abe deportation atakabaza abantu bakabiganiraho ati nkumva arimo aravuga ati ubundi umuntu ntabwo yavanga ngo ajya ahandi mbega ikiganiro cyabaye deportation ati ariko abantu bose baza nta n'umwe bose baramubwira ati itegeko ryavuze riba ryavuze niba ariko bimeze bizarangira nyine bagusubije ati ubwo ngo stress ziramwica umuryango we niba nta stress urampamagara uranyataka none nanjye nkabona ko ibyo guhinduka kwe yarahindutse ntabwo kimfata nabi nka mbere n'undi arakibana atari ko basi kukwifata gutyo arabikora kugira ngo mbona ko ari vizi ati kuko nageze gufata message yandikira umushuti we amubwira ngo uriya mugore njye nabana n'uriya ati uranyobewe ati njye uranyobewe ati ikintu mushaka ni papa nimara kubibona ati nta nubwo azigera ambonera irengero atasenge gusa nzatinda kubona atari ku ipapuro nzarara mbibonye zahita mbura iyo message nariboneye n'amaso yanjye nari nsanzwe nyibitse iyo rero maze kuyibona mpita mfata umwanzuro wo kujya gushaka divorce kuko navuze ngo ntibishoboka ntabwo nakomeza gusuzugurwa n'umuntu amplisi ubishaka wabigambiriye icyo kiri mu bintu cyatumye njya gushaka divorce mbona ko n'undi byarangiye ntitukwiranye ntituberanye ntabwo ndi type ye anshakaho ibyangombwa wayi nakomeza kubana nawe hitamo guproceedinga njya gushaka umuloya atari ku ipapuro byanjye ntibirasinywa
urumva ntabwo birarenza igihe iyi nkuru yampaye yihutirwa nyirikodinze bwije ku mpamvu z'uko yifuzaga ko inkuru isohoka kare as soon as possible ikagera ku bantu ngiyi message ndayitambukije aragira ati mungire inama ese nakoze nabi kuba naragiye nkabwira umuryango kuba naragiye ngakora ibyo nagombaga gukora bya divorce nari kubireka se none se ubu umuntu umeze gutya n'ubundi ko cyashakaga ari igipapuro ko yari kukibona karara agiye ati n'ubundi ko ntanjye ntabwo nshaka nta nyungu zanjye muri we gusubirayo icyo nshaka gusa no kuntandukana nawe ntandukane nawe ajye mu buzima bwe nanjye njye mu bwanjye hatari ko niba itegeko nivuga ngo rimusubize njye ntabwo nzaburanye itegeko mvuge ngo hoya numva mwamugumisha itegeko ndarishaka ngo rimusubize ku giti cyanjye ndavuga nti niba musubize n'ibyo bashaka niba ari kuguma ahaguma ariko basiyubahire icyo umuntu yakoze atari ku muryango umereye nabi bari kunyita umuhemu bari kunyita umugome barimo barahamagarana telefone z'ubutitsa zimbwira ngo isubireho ngo utekerezeho ngo usubireho ngo utekerezeho ariko simbone message zihamagara umugabo we na telefone simbone telefone zihamagara umugabo we zimubwira kwisubiraho no gutekereza neza akubaka urugo izo ntazo mbona kandi niba azi nahari arinangira ntabyo ambwira ubwo rero ngayo nguko inkuru no munsi ni ngiyi ati se narakosheje kwa nagejeje no process isa igeze nakoze nabi niki nakoze ntagombaga gukora we wakora iki wari wabigenza ute niki wumva wowe nakora kugira ngo bikemuke nkuko byagakwiye niba koko ndi mu makosa kuko njye nta kosa nishinja ati mva ko ibyo nakoze n'uburenganzira bwanjye n'amagara yanjye bari kurwanira ibipapuro byako ntarwanira ubuzima bwanjye well being yanjye ntabwo barwanira gutera k'umutima wanjye ntabwo bareba ingaruka bibifiteho ntabwo bareba uburyo umubiri wanjye n'intekerezo zanjye zangiritse depression n'agahinda nabanye nako ibyo nta muntu bireba bareba ibyangombwa bye rero ibyo byangombwa bye nta kintu bimbwiye ati none rero ati nawe confused kuko nabonye message nyinshi cyane zimbwira ko ndi umuhemu na message y'abantu batazi bambwira ati genda ubu umuhemu sintuka twanisha ko nafashe decision nabi ati kandi akazi kuri national yacu utanga inama kandi tutavuze amazina y'abantu tutabimvuvinzemo avuga ati reka mbabaze numve ndahari abantu benshi ushobora kungira inama nakoze nabi niki nagakoze ni gute nari bubigenze uwo ari wowe wamugira inama sister wawe se inshuti yawe umuvandimwe cyangwa umuntu wawe bugufi uri muri kino kibazo umuyihe inama iyo nama uko mva bigenza bidushyira muri comment aho hasi cyangwa uze kurishinga out group ya WhatsApp ndaza kuyipininga hasi ushobora kuzamo gutanga igitekerezo cyawe waduhaye inkuru ari kuri group yacu turabana ubwo rero ushobora kujoininga group ugatanga igitekerezo cyawe hanyuma bikamufasha wumva utayitangariya wagishyira kuri YouTube kugira ngo n'undi muntu guca mu bibazo nk'ibi ngibi nawe yigiremo narababwiye ntabwo twigisha uyu nguyu wenyine nyiri kibazo usanga kenshi tugitanze ari icyuyumwe ariko usanga ari ubundi nawe uri guca muri ibintu nk'ibyo ngibyo ugasanga undi nawe uri guca mu bintu bisa nk'ibyo ngibyo iyo abonye iyo comment iramufasha ikamwubaka rero ikintu cyose wakora kugira ngo supportinge inkuru twatanze supportinge channel supportinge igitekerezo twe turishimira cyane kandi turakizirikana nyagasana abo umugisha mugire amahoro Imana ibarinde icyumweru cyiza aho muherereye mwese nyagasana bari namwe ndabakunda bye